gutsindwa yatsindwaga mbere yuko atsinda nukuvuga ngo yatsindwaga mbere yuko atsinda bivuze ngo yajyaga kubikora agatsindwa mu mutima kubera cyakinazi rero abantu badukurikiye ntago uri mu ntiwemere gutsindwa mbere yuko utsinda afite ubukwe vuba amen amen agiye gusoza ari ngo pastor nukuri uri umukozi w'Imana warambohoye warankijije naragukunze cyane amen haleluya haleluya komeza umukunde kandi abakurikiye ino cyano reka tubabwire ngo uri mwiza uri gitangaza uri umwihariko uri umuntu udasanzwe uri umwihariko imbere y'Imana urasa n'Imana ukomeze urasa n'Imana uri umuntu utangaje reka tubasomeye Zaburi 139:14 aravuga ngo ndagushimiye yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza imirimo wakoze ni ibitangaza ibyo umutima wanjye ubizi neza haleluya 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 ndashima Imana na amashimwe uko bare mu bishimira Imana nishimwe ukusa shima Imana uresha shima Imana ukungana shima Imana niba uri muremure shima Imana niba uri mugufi shima Imana niba uri munini shima Imana niba uri muto shima Imana kuko waremwe haleluya Imana yakuremye mu buryo Yes ashimwe nitwa Turatsinze Innocent turabakiye kuri Rwahitare Show sindi jyenyine rero ni kumwe na Kayitesi Lilian kandi kumwe na Oliver Nyirasafari Imana ibaha umugisha mutesi aho ngaho bimeze bite Yesu ashimwe cyane mbanze kwasubiza mu izina rya Yesu amen hano twaje kwiga Rwahitare Show kwereka ubuhamya hari ubuhamya hano mfite buteye ubwoba bwamfashije cyane namwe nawe bakumbuje cyane amen ni ubuhamya bw'umuntu witwa Gatera Fred muri Sudani y'Epfo abahantu bita muri Juba ni umujyi wa Sudani y'Epfo South Sudan yaravuze ati iyi shene ndayemera cyane nabanaga n'igikomere mu mutima wanjye kuva kera nabwirwaga kenshi ko ndi mubi sa nabi mfite urutwe rubi runini haleluya nahoraga mfite umutwe utekereza ko ndi mubi cyane ko nta muntu n'umwe wankunda ibyo byabaye kuva nkiri umwana niga P2 mama data bakuru banjye abo twigana abaturanyi bose niko bambwiraga icyo kintu kuva kiri umwana bamubwira ko ari kugera no kuva muri P2 ari se ari nyina ari bakuru be ari inshuti ze bose bambwira ko ari mu mana yanjye Satani yari yaramubitsemo ikinyoma gikomeye wambwira ko afite urutwe runini ari mu bafite urutwe runini asa nabi ngakora icyo gikomere akorana icyo gikomere kiramwafekitiye aba baturanyi bose barambwira ko ndi mubi birankurikirana no muri second aba muri primary sinzi yawe ni kibazo ngo biramukurikirana sinzi imyaka hariya muri Juba biga inanga mu Rwanda biga primary biga imyaka 6 muri Sudan ntabwo nzi imyaka biga ariko ibaza umuntu kuva muri primary cyo gikomere akajya muri second azikari mubi afite urutwe runini reka tubwire abantu bari hano bakurikiye cyano ntago uri mubi ntago uri mubi nkuko abantu bakubwira uri umwihariko imbere y'Imana ntago urimo akubwira ko ari babi ntago babizi iki Imana ikwita nicyo uri cyo ntago uri mubi rwose abantu babitse ikinyoma cyinshi cyo abantu barabwiye ngo ni babi ako umuntu yarafite yakuze ababyeyi bamubwira ngo ni mubi uravutse ugeze P2 ababyeyi uri mubi so nanyo ubundi ababyeyi abamama nibo bagira imbabazi z'abana ariko ibaze kubona mama wakwita ngo uri mubi ni ibintu bikomeye reka tubwe abantu barano niba ufite umutwe munini ntago uri mubi niwo mwihariko wawe niba wirabura niwo mwihariko wawe niba uri mubi niwo mwihariko wawe ntago uri mubi hari ikintu dukwiye gusobanukirwa Imana iremye ntago yaremye umuntu mubi nta muntu mubi
imana yigeze irema umuntu wese imana yaremye ni mwiza ku rwego amen imana rero umuntu wese yaremye uri ku isi ugenda ugihumeka uri mwiza uko usa kose uri mwiza uko ureshya kose rero abakwita babi umubi ubababarire nabo si kuko imana nta muntu mubi yaremye nta n'uwiteze kuzarema ngo byamukurikiranye muri secondary no muri kaminuza naho ndangije kwiga aho nashatse akazi hose nabaga nakabonye nkibwira ko babonye ububi bwanjye kuri icyo gikombe yabaga yakabonye nyine yabaga atabonye akibwira ko impamvu atakabonye ari karimo kuri icyo kintu nimba kwenda hari ibyangombwa yavuze cyangwa ariko bakumva karimo ari ububi bwe gusabwa ngo ujire akazi igikomere cyane pastor nari nariyanze cyane narabyemeye ko ndi mubi cyane isi yari yaramukandamije yabanaga n'ikinyoma cya satani kimubwira ngo Fred uri mubi yarabyakiriye avuga ati najya gusaba akazi ntagasaba n'ubundi ndi mubi bazakaba arakomeza avuga ngo nagerageje gukundana n'abakobwa 7 bose baranyanga nkibwira ko ndi mubi nta mukobwa wanyemera kuko ndi mubi ibaza abakobwa 7 Fred yawe n'ibibazo ako reka tubwire abantu bakurikiye gwahita isho abakubwira ko uri mubi turongera kubasubiramo ntabwo uri mubi uko usa niwo mwihariko wawe uko nguko imana yakuremye niwo mwihariko wawe uko ureshya niwo mwihariko wawe uko uvuga niwo mwihariko wawe uko ugenda niwo mwihariko wawe ariko urumva Fred ikibazo yahuye nacyo yakuze bamubwira uri kibi ufite urutwe runini noneho icyo kintu ababyeyi yakuze ababyeyi bamubwira abavandimwe bamubwira inshuti bamubwira icyo kintu akurana nacyo agera ku rwego agera rwo gushaka uwaterese ngo akamwanga yamwanga akibuka cyakire ababyeyi bamushyizemo hari abantu benshi bafite ibikomere nk'ibyo by'amagambo bagiye babwirwa ko ari babi abakobwa 7 bose kuri Fred 7 kandi wenda nta nubwo bamwangaga ko ari ahubwo ni cya gikomere cyamwemezaga ko bamwanze kubera ko ari mubi rero wowe nawe ufite icyo kibazo ntabwo uri mubi mwizina ryaje yabyiyemeje nyine yarabyakiriye kandi hari undi muntu watanze ubuhamya hano muri comment aravuga ngo fiance yaramubenze ngo bambwiye ko yirabura cyane kwirabura cyane ni ikibazo ntabwo ari ikibazo uzi kuba kwirabura no mu miryango ugiye gushakamo umuntu akavuga bakavuga ngo urirabura cyane rero Fred ntabwo abakobwa 7 bamwenze kubera ko ari mubi ahubwo ni cyane ni cya kinyoma cyaje kiramufata bimwereka ko bamwanze abakobwa 7 bindi benshi nta nubwo bakongera gutekereza kongera gutereta rero nta muntu mububaho n'ubameze niba hari wakubenze ntabwo ari ukuri mubi ahubwo wenda hari ikindi kibazo ufite si ukuri mubi kuba barakubenze cyangwa se kuba hari ubundi bubi bakubona si ukuri mubi ukumeze niwo mwihariko wawe nibwo bwiza bwawe haleluya ubwo nibwo bwiza bwawe niwo mwihariko imana ikubona reka tubwire abantu kuba ukubwiye ko ari mubi uri mubi ntabwo ari ukuri mubi nuko ahubwo adasa nawe wowe urisi urasa n'Imana rero ukubwira ko ari mubi ntabwo abizi nuko udasa nawe nta kindi nta yindi mpamvu iryo jambo ryakoseye benshi hari umuntu ukubwira ko uri mubi yaravuze umuntu uvuga ko uri mubi nuko wowe nyine ukusa ariko niwo mwihariko wawe nuhugura mu ruto ubwo abantu bakabaye bamenya kuko nsa gutya ruta inose nayo kumva ko uko asa kuri ruta icyo kintu gituma imizimu uceceka arakomeza avuga ngo ntabwo tugeze ko yari amaze guteta abakobwa 7 bose bamwana bakibwira ko ari uko yari mubi nurumva ngo pastor gushaka narabivuyeho burundu kandi gitangaje arakomeza ngo ubu mfite imyaka 41 urumva ibaza umuntu urumva kuva pitu ageze imyaka 41 agifite yarafite igikomere azi ko ari mubi ntarashaka ntabwo uramwemera afite imyaka 41 kakaite nose ashaka ate ni ukuvuga ngo yari afite ikintu yamaze kwimika muri we abona sanguka karimo n'umukobwa niyo wenda yabaga uhasanga wenda yaratetaga n'umukobwa ugasanga uyu mukobwa afite undi kuba afite undi sheri yaza akamubwira we akumva ko amwanze ko ari mubi kandi amwanze ko afite undi sheri
urumva kubera kuva ku bintu kuva ku gushaka no kureka abakobwa byatumye amara imyaka 40 yari akeneye kubanza kubohorwa n'ijambo ry'Imana. Fred yari akeneye guhura n'ijambo ry'Imana akamubohora kugira ngo yakire igitekerezo Haleluya cyo kumva yakongera gushaka. nawe yabyivuge ngo muri iyo myaka 40 ngo ubu mfite imyaka 41 kandi mu by'ukuri nta kindi cyandindije nicyo gikomere gusa. Fred mwumva aho hantu Fred nta kintu abuze, amafaranga arayafite, ibifatika arabifite, yewe ni umukire mu bifatika, ubwenge arabufite, kuko yarize kaminuza, ubwenge bwo kubaka arabufite, ndetse aranabishaka. Hariho abantu bafatwa n'imizimu akumva atashaka, ariko we iyo mizimu we nayo yari afite. Ikibazo yari afite gusa nuko bamubwira ko ari mubi, hari icyari kimuhambiye. Icyo gikomere cyaramuboshye kimutera kumva ko adakwiriye gushaka. Yabenzwe n'abakobwa bari kubera ko azi ko ari mubi, n'ubwo bubi yabwiwe kuva kera kiramuboha, kimufata ibitekerezo bimuvamo, bituma yumva ko adakwiriye gushaka. Niyo mpamvu yagejeje iyo myaka yose, ariko ahuye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryakosoye ibitekerezo bye, rimwereka ko bamubwiye ko ari mubi ariko atari mubi. Yawe n'ijambo rimwereka ko nta bubi afite, ahubwo nawe ari mwiza. Hano yakomeje avuga ngo hari ijambo ryamufashije, ubwo nakwikiraga ijambo rivuga ngo uri igitangaza, uri mwiza, uri umwihariko. Iryo jambo ryamufashije, uri igitangaza, uri mwiza, uri umwihariko. Nibyo rwose. Fred uri igitangaza mu izina rya Yesu, uri mwiza, uri umwihariko. Abakubwiye ko uri mubi nuko udasa nabo nyine, n'abandi bose ukusa kose bakubwiye ko uri mubi nuko udasa nawe, uwo ni umwihariko wawe. Kuba uri inzobe ntibivuze kuri mubi, kuba wirabura ntibivuze kuri mubi, kuba uri mugufi ntibivuze kuri mubi, ahubwo ntibivuze kuri mubi, uwo byibushye ntibivuze kuri mubi. Uwo ni umwihariko wawe, ukungana nuko nyine, ukungana nuko niko Imana yabishatse. Yishimire uko nguko umeze niko Imana yabishatse, uko nguko usa niko Imana yabishatse, uko nguko ureshya niko Imana yabishatse, uko nguko uvuga niko Imana yabishatse, uko nguko usabana n'abantu niko Imana yabishatse, uko nguko wisha niko Imana yabishatse. Iki uko umeze kose ntabwo ari abantu babishatse, ni Imana yabishatse, kandi Imana yaguhaye ukarita kuko ariyo karita ikubereye. Rero nayishimire ubwo uko nguko usa, uko ureshya, uko ungana, uko ufite kose nibwo bwiza buruta ufite abandi bafite. Mu yandi magambo nibwo bwiza ndengakamere urenze ubw'abandi babibona. Mu yandi magambo nabe fiyeri yuko yose uri igitangaza, uri mwiza, uri umwihariko. Ngo narisuyemo gatatu ndarira ndaboroga, numva ndaruhutse. Ijambo ryarimo kumubohora, ijambo nta kindi kintu cyakubohora. Wageze muri iyo situation, wageze muri iyo wageze aho hantu Fred yarageze, nta kindi kintu cyagukoraho. Nta muntu wakugira inama, nta muntu, nta nshuti, nta muvandimwe. Ijambo ry'Imana aho ngaho niryo rikubatura, niryo rikuzura. Kandi umuntu ashaka gukira bwa mbere abanza kuboka mu mutima, urumva ko yabanaga mu mutima akabana nabyo, ariko ngo yabusemo gatatu arabororwa mu mutima wararuhuse. Bivuze ngo ijambo ry'Imana riraruhura. Ijambo ry'Imana hari imitwaro rikura ku buzima bwawe, rituma imitima iruhuka, rituma umuntu yumva aguwe neza, ukumva icyari kikuremereye kivuyeho. Niyo mpamvu Fred ngo yarize akaboroga, ngo yumva hari ikintu cyari kimuvuye. Bivuze ngo mbese ni nk'umutwaro yari yikoreye wo kumva ngo ni mubi, amaranye imyaka myinshi agendana kuva pitu kugeza kaminuza, akafite imyaka 40. Bivuze ngo hari umutwaro yagendanaga yari akeneye gukurwaho n'ijambo ry'Imana. Nta kindi cyamuruhura. Haleluya. N'abandi badukurikiye nta kindi cyakuruhura, ni ijambo ryonyine ryakuruhura. Nta kindi cyatuma umutima wawe uruhuka, nta kindi cyatuma ubuzima bwawe buruhuka, nta kindi cyatuma imibereho yawe iruhuka, nta kindi cyatuma urugo rwawe ruhuka, nta kindi cyatuma uruhuka. Ni ijambo ryaruhuye Fred. Nawe uduteze amatwi rikuruhure, nawe udukurikiye rikuruhure, wavuga uri kuruhure, urubyiruko ribaruhure. Ijambo riraruhura, ryatumye Fred aruhuka. Ikintu yaramaranye imyaka myinshi 41 agendana nacyo. Ntabwo tuzi aho udukurikiye imyaka ukimaranye, ntabwo tuzi ikikuruhije imyaka ukimaranye, ariko hari ijambo riza rikaruhura rititaye ku myaka umaranye ikibazo. Ijambo ntabwo ryita
ku gihe umaze urushye ntabwo ryita ku gihe umaze wikoreye imitwaro aho riziye ukemerera kuruhura aho ijambo ry'Imana riziye ukaryemera ukaryakira kuruhura nta kindi cyakuruhura nta kindi cyaruhuriza kaneje nukure bise muri kireshatu ufite kwizera umutima araruhutse ngo gusa namenye ko ari satani wakoreshaga abanyitaga satani ukoresha satani n'ukuri satani ifata mama wawe igafata papa wawe igafata abakuru bawe igafata abaturanyi igafata muri second igafata impande zose igafata ujya wabonye akazi nawe ubwawe ngira ubwite kagufata imyaka 40 ikagufata niya sitaye aravuga ngo buriya nyine nuko ndi mubi arakomeza ngo nyine yarababa yamenye ko satani bakoreshaga abanyitaga mu ni satani bakoreshaga kandi karatangaje ubundi kamere muragesha udashaka kwemera ukamwishyira ukavuga ati nta muntu yahuye n'ijambo arahishurirwa amenya ko atari babana ahubwo ari satani wabakoresheje rero iyo wahishuriwe umenya ko atari abantu umenya ko atari abantu bakwisemo ahubwo umenya ko ari satani wabakoreyemo bakabona kuri mwe arakoze ngo natekereje ukuntu abantu banteye kwiyanga no kwizinuka numva ndabababariye ari jambo yavuze ngo iryo jambo riri muri Zaburi kwanza niko yavuze ngo tuhasome Zaburi 1:9-14 aravuga ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza ibyo umutima wanjye ubizi neza amen yamenye ko uko yari amaze kubwira ijambo yamenye ko uko yaremwe ni igitanga n'uburyo butanga amen aho ngaho mudakuyeyo kavuga ngo amaze kubimenya byose amaze kumenya ibyamubayeho ngo yababariye abo bantu bamubwiraga ko ari reka tubwire abantu badukurikiye umuntu wakubwiye ko uri mubi umubabarire umuntu wakubwiye ko uri mugufi mubabarire umuntu waguteye ibikomere bitandukanye umubabarire siwe ni satani wamukoreyemo siwe ni abademoni bamukoreyemo ntabwo ari we mubabarire kugira ngo nawe ubohoke erega ubundi umuntu abishaka ntabwo yarwanya mugenzi ikintu gikorera muri we cyo kiba kirwanya abantu satani ni umuntu kuko ntiyakorera mu biti wa mugari cyangwa se muri inzu cyangwa se ahantu turi twicaye akorera mu bantu rero umuntu ntashobora kubabaza mugenzi satani rero aca mu bantu akababaza abantu rero ugize Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana ukakongera urababarira iryo jambo ryo ryamuneze riri muri Zaburi 139:14 aravuga ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza imirimo wakoze ni ibitangaza ibyo umutima wanjye ubizi neza iryo niryo jambo haleluya iryo niryo jambo ryatumye Fred abohoka mu gikomera amazi nicamye ko Imana yamuremye mu buryo bw'igitangaza bisobanuye ngo nawe udukurikiye uri igitangaza uko usa kose uri igitangaza kuba utari inzobe si ikibazo Imana yakoreye mu buryo bw'igitangaza kuba wirabura uri mwiza kuba uri mugufi uri mwiza kuko waremwe mu buryo bw'igitangaza umutima wawe nawe ubimenye neza iyi Zaburi ya Dawidi umwami avuga ngo arashimira Imana ko yamuremye mu buryo butemba kandi butanga bivuze ngo umuntu ni igitangaza nawe dukurikiye uri igitangaza waremwe mu buryo bw'igitangaza kuko Imana ikurema yakuremye mu buryo budasanzwe bivuze ngo umuntu ni special ni umuntu udasanzwe yavuze ngo iryo jambo riri muri Zaburi ngo ni iryanjye iteka ryose ritabaye irye sinzi kuko imyaka 41 amaze none iyi ngi myaka isigaye iri jambo ni irye none abantu ibi sinzabyibagirwa waravuze uti ukwita mubi nuko adasa nawe kandi kuba udasa nawe niwo mwihariko wawe nibyo rwose ukwita mubi nuko adasa nawe kandi kuba adasa nawe niwo mwihariko wawe icyo kintu aragifite haleluya aravuga ngo pastor naragutangariye pe wavuze ibintu ntarumva undi muntu kuba bayo kuba ngo ni myiza ni gitangaza imyaka 40 ibyo bintu bigeze ahandi hantu yafite kweteresha nahandi yeza bikuru nta kindi yabikuyeho usibye ijambo
ijambo rinyura hano kuri Rwahitare Show aho ngaho niwe yaboneye kubohoka niwe yaboneye ubuzima niwe yaboneye amahoro niwe yamenyeye ko ari mwiza ko ari igitangaza arakomeza ubu narabohotse narakize narababariye abanyise mubi bose yarababariye umuntu yarabohotse yazuba ari umuntu ufite igitwa kinini nawe abakwise mubi ubababarire mu izina rya Yesu nukikwita mubi umubabarire wavuze kuri mubi wavuze kuri mugufi wavuze kunamutse wavuze kusanara abo bose ubababarire kuko nabo sibo ni satani wabakoreyemo aho uri mwiza wowe icyo usabwa bababarire umenye kuri mwiza umenye ko Imana yakuremye mu buryo butangaje niko ijambo ryatubwiye ngo naremwe mu buryo butangaje buteye ubwoba bivuze ngo uko waremwe nuko niko Imana yabishatse niko Imana yabishimye Imana yashimye kukurema ureshya utyo Imana yashimye kuremya wirabura Imana yashimye kurema uri inzobe ishima kukurema uri mugufi cyangwa muremure ubwo ni ubushake bw'ishima kurema uri munini cyangwa uri muto ubwo ni ubushake bw'Imana rero abo bapfobya ubushake bw'Imana bababarire ibyo bapfobya ubushake bw'Imana satani ubakoreramo bagapfobya icyo Imana yakoze Imana yakure uko yakuremye n'ukuri ubinezererwe byishimire uri mwiza uri igitangaza uko wamera kose uri mwiza uko wasa kose uri mwiza uko waremwe uri mwiza uko waremwe n'udasanzwe yakuremye mu buryo budasanzwe nawe arakomeza avuga pastor maze kubohoka niyemeje gushaka umukobwa dukundana ubu yaranyemereye mfite ubukwe vuba haleluya Fred komerezaho urumva nyuma bisone ngo ijambo rimaze kumubohora Yesu amenya ko ari mwiza ijambo rizageraho burya ari ikintu hari umuntu atsindwa ataragera ku kintu burya yajyaga no gutereta cyangwa se kubwira umuntu kamukunda ajyanye ko ari mu ariko ubu yajya guteta yakubwira umuntu avuga ati ubu nabaye yari yabivuze yari yarabivuye urumva yatsindwaga mbere yuko atsinda ni ukuvuga ngo yatsindwaga mbere yuko atsinda bivuze ngo yajyaga kubikora agatsindwa mu mutima kubera cyakira rero abantu badukurikiye ntabwo uri ntiwemere gutsindwa mbere yuko utsinda afite ubukwe vuba amina amen agiye gusoza ariko ngo pastor nukuri uri umukozi w'Imana warambohoye warankijije naragukunze cyane amen haleluya haleluya komeza umukunde kandi abakurikiye ino cyano reka tubabwire ngo uri mwiza uri igitangaza uri umwihariko uri umuntu udasanzwe uri umwihariko imbere y'Imana urasa n'Imana ukomeze urasa n'Imana uri umuntu utangaje reka tubasomere Zaburi 139:14 aravuga ndagushimiye yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza imirimo wakoze ni ibitangaza ibyo umutima wanjye ubizi neza haleluya 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 ndashima Imana na amashimwe uko bare mu bishimira Imana nishimwe ukusa shima Imana uresha shima Imana ukungana shima Imana niba uri muremure shima Imana niba uri mugufi shima Imana niba uri munini shima Imana niba uri muto shima Imana kuko waremwe haleluya Imana yakuremye mu buryo Imana ibahe umugisha amen.